rugomba umucyo. Urugamba rugomba umucyo ni ikinamico y'uruhererekane itegurwa n'urwego rw'umuvunyi ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Muyikurikira kuri radiyo Rwanda kuwa gatatu guhera saa 2 za nimugoroba. Urugamba rugomba umucyo. Duherukana Munyaburanga ashinja Daforoza kuba yarirengeje umugabo we ari nako amwaka amafaranga yo gusana inzu ye. Naho muri se yari yiyemeje kujya azanira Olive imbuto z'ubuntu kenshi. Ibyabo bigeze he? Mukurikira ikinamico. Yudi, agasukari nagushyiremo se karahagije? Ori, rwose nawe wanyitayeho. Numva gahagije nta kibazo urakoze. Ori, karame papa Manzi. kuba witaye kuri mukuru wawe ngewe ukanyibagirwa. Ubwo nkwitayeho akabavu kawe Yudita yakora iki? Ngaho rero ni muryoherwe. Wakoze kutugurira imbuto ri. Nukuri uko ushobojwe ujye ukomeza uzituzanire. Ntekereza ko ku ruganda ziba zihendutse. Numva zinafite icyanga rero. Usibye ko izi mbuto atari zo naguze. Ubwo imbuto nziza zityo wazikuye niba utaziguze uri. Nazihawe n'umusore w'inshuti yanjye ujye ugemura imbuto ku ruganda. Nkuko ye. None umaze gukora ntugitinya kuvuga ngo umuhungu w'inshuti yanjye. Upfa kuba gusa utumvise nabi. Nta jambo fiance nigeze mvuga. Humura natwe ntabyo twigeze dutekereza. Yewe ngani mugire vuba rero mutaza gukererwa akazi. Ese nyine sheri. Ndakumva. Mbwira niba waributse kunkorera wa mukoro nayo nagusabye kunkorera. Mukoro wese. Wa wundi wo kumbariza umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere kubijyanye na rya soko ryo gusana inyubako y'akarere. Kandi Yudi, masoko nk'abibanza havamo akantu gatubutse cyane. Twaravuganye ariko yambwiye ko nta soko rihari. Nubwo igitekerezo cyo gusana iyo nyubako gihari ariko igihe cyo gupiganira isoko ntikiragera. Sheri, ndakwinginze ukomeze kunkurikiranira amakuru y'iryo soko. Nta kibazo nakomeza gukurikirana aho bigeze. Ndabona mwebwe mumeze nk'abagifite amasaha rero. Reka mbe ngiye. Urakoze sheri, kandi uze kugira akazi keza. Yego urakoze. Ese kundeba buryo Yudi. Ori, karame. Nsobanura iby'uwo musore watangiye kujya guteretesha imbuto. Maurice se ni umusore witonda. Ikindi ni inshuti yanjye isanzwe. Mwana wama, ndakumva. Ndagusaba kwitondera abasore. Ejo atazagushukisha amananasi ugasanga urarutanze kuri uyu musozi. Wigira impungenge rwose. Maurice ni inshuti yanjye isanzwe kandi ni inyangamugayo ndamwizera pe. Ndabona icyifuzo cyawe cyo gusana inzu yawe cyakemutse Munyaburanga. Ahubwo se mbona warimbye uvuye hehe muri iki gitondo? Mvuye ku rusengero muri Nibature. Ese ndabona Daforoza yabera yakoze ikintu cyiza noneho da. Weshe nyagura. Daforoza yaransembeye rwose. N'utuntu napfuye gupfundapfundika mpaye bari abakoze ngo bare uko babigenza. Byageze naho rwose mubeshe ngo nzayamwishyura ariko biranga bibyubusa. Aho ntimunyumviramwe akabyaramwe. Nkaburiya ko kuriya mutera mwako azapfa babimugereka hejuru cyangwa gusa se. Ariko ubundi Munyaburanga urinda kwigora wajya ugafata imwe muri ziriya nka za Daforoza ukayigurisha. Ubundi amafaranga avuye mukayakoresha icyo ushaka. Gusa urumva najya mu kiraro nkazituri nka koko nkagenda nkayigurisha bikarangira bityo. Uzi impamvu nta ngorane ugomba kugira se? Nuko mukuru wawe Mudakikwa yapfuye atarasezerana na Daforoza mu mategeko. Bivuze rero ko nta jambo afite muri uyu muryango. Genda uri umuhanga rwose. Turakiza ahubwo. Daforoza nta burenganzira afite ku mutungo Mudakikwa yasize rwose. Ubundi ugume hamwe urebe uburyo agiye kuzaririra mu myotsi. Ndagiye rwose. Ngende nyizituri. Ubundi nyigurishe. Kuko ntahari nizeye amafaranga yo gusana inzu yanjye. Nizizi wajyaga muburanira nawe ntazatinda kubona ko ibyo turimo bifite akamaro. Ahubwo suzi ikindi utamenye kuri Mizizi mama. Uzi ko Mizizi asigaye ajya gusabiriza amafaranga kwa Daforoza. Atukisha umuryango akadutisha agaciro. Uravugisha ukuri Munyaburanga? Rwose nanatangajwe no kumva ko Daforoza yamuhaye amafaranga. Byaba ari ishyano mu muryango. Bivugwa se ntibishoboka rwose. Burya bwose Mizizi akururukana n'uriya mugore. Mbwira dukora iki koko?
uyu ni ndera asiki wowe uri kumfuka mu maso urinde ndekura niko uzi ko burya ufite ibaraga uri uzi ko akaboko kanjye wari ukarengeje umuhanda neza ese niwe muri niko se buri ahana he ngiye mu karuhuko ka saa sita noneho reka nguhere ufite kuri aka kagare kanjye we mpfa kuba gusa n'abangamiye gahunda zawe ntibiwumva se oya humura rwose nta na rimwe nzigera mbangamirwa no kuguha ubufasha igihe ubukeneye uri reka nurire noneho turira tugiye mana we ko nari nguye uyakomera sha ntushobora kugura kumwe na Kizigenza muri se mwene mudakikwa na Daforoza ubure gufata yewe ndiguse kukuntu wirahira ababyeyi babumba icyarimwe urumva ariko ukuntu igare ryanjye rigenda ritanga akayaga gahagije we uriya mukobwa ndamuzi uhuhe se uri kumanuka mu kayira muri sha ihangane uhagare musuhuze mubera rugo cyore mubera rugo se yego yewe ngaho vaho burya suziranye na mubera rugo uri mana we ori mbega surprise imyaka myinshi sha hobe sha nari ngukumbuye mubera rugo we nanjye nari ngukumbuye sha ahubwo se uriva kuva rya ruziranye na Maurice nawe se muraziranye Maurice no mwisengeneza wanjye nibyo rwose uyu ni masenge yo birashimishije rwose kuba muri abavandimwe bo mu muryango umwe ngasubira ku igare twigendere shareka mbanze mvugane nawe uzi ukuntu duherukana kera ihangane tu ni kera byo cyangwa rero nkureke ukomezanye nawe njye nkomeze muri gahunda zanjye sibyo se mubera ru nta mwanya ntituvugana wazanyira tukaza kunsura hariya ku kazi ku ruganda rutunganya imitobe y'imbuto yo burya bwose usigaye ukora mu ruganda mbega ngo urahirwa we niho nkorera ndi comptable wawe naho Maurice rero we ari mu batugemura imbuto zo kwengamo imitobe umva nzagusura rwose kandi bitari keruza mu ntoki karibu rwose Kareke ubutumire bwawe nabwitabiriye rero mbwira kandi rero nahisemo ko dufatira ifunguro rya saa sita muri iyi resitora kuko nifuje ko twagira ibyo tuganiraho twakoze kuri ubutumire rwose urebye rega nashakaga kugusaba kuzakora ibishoboka byose kugira ngo ririya soko rizegukanwe n'umugore wanjye Yudita Karekezi rero urabizi inshuti yanjye ntacyo nakwima yego ariko umugore wawe agomba kuzapigana nk'abandi ariko siko nta kuntu wabigiramo uruhare kuko muyobo ntabwo byakunda Kareke ibyo nkubwira ndabizi cyane ahubwo Kareke ndakumva hari ikibazo nashaka kukubaza nanjye nguteze amatwi rwose mu mwanya ariko ye ndakumva waba waramaze kumenyekanisha imitungo yawe nk'uko itegeko ribiteganya njye narabirangije rwose ahubwo se nturamenyekanisha imitungo yawe urebye igisi ndabikora gusa ndimo ndashaka gukora ibishoboka byose ku gitariki ntarengwa ya 30 z'ukwa gatandatu zigomba kugira naramaze kumenyekanisha imitungo yanjye ubone se kumenyekanisha imitungo ko bitagoye utegereje iki Kareke ntacyo naguhisha mu minsi ishize hari aho nabonye udufaranga nguramo inzu ariko mbikora mbisha umugore wanjye Alice ntumbwire kuri muza zo gutandukana na Alice ibyo gutandukana zo kubizanya ute koko Kareke none se niba utangiye kugura amazu ukahisha umugore wawe ubwo si ukugira ngo nimutandukana ntimuzabigabane Karekezi rwose nawe uri gitangaza kuba naraguze inzu nkahisha Alice ni ukubera ko nayiguzemo udufaranga nanyereje umva kandi Alice wanjye uramuzi ntakozwe ibintu bitanyuze mu cyo ubwo rero ndatinya ko yazambaza aho nakuye amafaranga naguze iyo nzu nkabura uko mbisobanura bikaba byaduteranya kandi twari twibaniye neza mbese ko ari urugambara rworoshye se nanjye rwose nk'umugabo mugenzi wawe kandi nzi imico y'umugore wawe ndumva icyiza ari ugukomeza kubimuhisha nzabimuhisha kugeza ryari ushobora kureba ko iminsi yicuma wabona aho umuhera ukazabimuhishurira hashize igihe ubu se kubona n'igihe cyo kumenyekanisha imitungo kinsatira iriya nzu uzayimenyekanisha ne kandi narayihisha umugore washatse umuntu wese ukayimuragiza umuntu usaragiza inzu nkuragiza itungo Kareke ibyo biratandukanye wowe icyo wakora ari umuntu wizeye ukayimwandikaho ubundi akaba ayikuragiriye ariko se ubwo umuntu yimwanditseho akazayimbye niyo mpamvu nanjye nakubwiye gushaka umuntu wizeye hapo haba icyo gitekerezo ni nyamibwa ntekereje kuyandika kuri mumuna wanjye Hasani ndabizi ko atampemukiye urumva ko impungenge zawe zose zitazirangira hanyuma nujya kumenyekanisha imitungo uzamenyekanisha usanganywe na madamu ukuri inshuti nziza Kareke ndumva nubutse ku mutima ngomba kurara mbonanye na Hasani tukabiganiraho yego rwose ni ukumwigisha neza akabyumva ntibinashoboka rwose umusezeranye kuzamwitura ikintu gifatika rwose kubera ko iyo nzu ikiri mu mazina y'uwo twayiguze bizahita byoroha nyandike kuri Hasani noneho mbone guhita amenyekanisha imitungo isigaye yego rwose hanyuma se giti wambara ukagira icyo nyizeza ko ndavuga ku byo isoko nagusabaga mu kanya Mizi
Mizizi ariko usigaye urwaye amatwi. Ese mama ko mbonye umunwa wawe unyeganyega ubwo numpamagayira. Ariko ba muzima cyangwa hanzwe n'abadayimoni. Enda ngwino hano ngira icyo nkwibariza. Mama reka nkubwize ukuri njye nta mudayimoni wampangara. Hagize nakibeye to nagafata nkagapura umusatsi nkagakandagira mu ijosi ubundi kagahita kavuga ngo ngukuri ingofero fana. Ya cyakora naragendesheje pe. Mama noneho urashize ubonye ko igikorwa nakoze ari indashyikirwa ahubwo niba hari n'ikindi kintu ushaka ko nkora mbwira ngikore dukomeze tujujubye Daforoza. Nge rwose nagufasha tukamukura mu by'umugabo we mudakiko yamusigiye. Ikindi kandi mfite n'ibindi bitekerezo byatuma mumenesha vuba cyane. Ese uravuga ibikimizi? Urumva ibigambo byose uhuraguye utarumva n'icyo naguhamagariye. Wabyemera wabyanga wowe umenya ko ni Superman. Ahubwo ntibaza impamvu mutabanza kungisha inama mbere yo gupanga ibyo mukora. Mama nge buranzi byinshi utandeba gutya. Mizi ndakumenyesha ko ibyo urimo gukora bitanshimishije na gato. Uranyumva neza? Hako mama umva nkubwira. Uwakubwira ukuntu urakara uhita uba kibi ntiwazabyongera. Nkora ibyo bitoki byawe se nyine. Kandi uguze ko ibyo ukora na Daforoza tutarabivumbura. Ariko mama winyiterera isoni rwose. Ubwo se Daforoza ubona twakorana ibiki kuko? Ikibi cyawe nuko ibintu byose bigira amashyengo. Ariko mama ubuzima ni bugufi. Sinshaka kuzajyana mu ijuru iminkanyara. Reka da. Mizi ushobora guhagarika ubugeso wihaye bwo kujya gusabiriza amafaranga kwa Daforoza? Mukecuru urimo kuvuga uruhe rurimi ko ntabyumva neza. Dore mbese ko cyabaye. Ubwo urashaka kumbwira ko uyoboye ko Daforoza ari umwanzi wacu? Ntabyo ko ntacyo uvuga se. Kuva uyu munsi ugomba guhagarika imishyikirano na Daforoza. Bitabaye ibyo nawe tuzagufatira imyanzuro ikarishye. Mama sinzi ikibazo amatwi yanjye yagize muri iyi minsi. Nta kintu na kimwe nkumva. Garuka se nyine. Garuka se ndarangiza kukubwira ibyo naguhamagariye. Ariko se ngaruka kandi nakubwiye ko ntarimo kukumva mama. Gakwandi rero yego wenda icyo naheraho nuko muri iyi minsi ntarimo kubona amafaranga neza nka mbere. Unyihanganire uku kwezi ntabwo ninjije amafaranga nk'uko bisanzwe. None se Hasani mwana wa mama ntindukubwiye ko nagutumyeho kugira ngo umpe raporo y'imodoka ukora ikitwara imizigo. None se ko nzi ko ubundi aricyo kintu kijya gituma ntumaho tukaba twakwicara nk'uko twicaye uku. Oya rero kuri iyi nshuro ntabwo nagutumyeho kubera raporo y'imikorere y'imodoka yanjye. Noneho ni ikintu ugira ngo tuganireho. Yego biraba ari amahoro ariko icyo kintu gitumye ntumaho uyu mugoroba wa joro ni ikintu kikoko. Humura rwose n'ibyunguka nta kibi kirimo ariko nawe rwose ntiwumva se ahubwo mbwira noneho nguteze amatwi Granfrey. Hasani rero ndakumva. Ndagira ngo wabizi ko iyo bigeze ku mishinga ibyara inyungu ntakurenze ngohe. Ndabizi rwose wangiriye akamaro pe. Yuza kuba nk'ababandi se banga bavandimwe babo kugira ngo ari kumpa icyizere imodoka yawe nkajya nyitwara. Oya rwose umushinga mfite muri minsi rero nuwumva neza ukawemera uzatugira akamaro twembi. Nta kibazo rwose niteguye kumva umushinga ufitiye. Ni umushinga nshaka kuzanshungira mbese ukawuhagararira. Gusabira gusaba kubyitwaramo neza kuko uramutse udakurikije amabwiriza nguha ushobora kurangira arengezaho ingaruka kandi nawe ukabihomberamo. Humura rwose Gakwandi nzabyitwaramo neza nk'uko byifuza. Ahubwo unyicisha amatsiko mbwira uwo mushinga uko uteye. Uwo mushinga nshaka kuhagararira rero ibyo nkubwira byumvise neza hasa biba ubwa mbere n'ubwa nyuma ndakwiyamye rwose. Komera Hasa uzi ko ntamenye igihe wagereye hano. Hasani rero nkuko nabikubwiraga ugomba kwisubiraho sinzabona imodoka yanjye yongeye kwifata nabi kandi urabona nabi nzayikombora nyundi abashoferi ntabuze nyakayizi. Uti imodoka nta kibazo boss ndabizirikana kandi nzisubiraho. Hani ko mumbonye mugahita muhindura ikiganiro. Ngahore Harisa arabidobeje ariko si uwo mushinga Gakwanda ashaka gukorana na murumuna we n'uwuhera. Mizizi nawe akomeje kutavuga rumwe na nyina ku mubana we na Daforoza. Azashyira ave kwizimba sera ntimuzacikwe n'igice cy'ubutaha. Urugamba rugomba umucyo. Urugamba rugomba umucyo. Mumaze kumva ikinamico y'uruhererekane urugamba rugomba umucyo itegurwa n'urwego rw'umuvunyi ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi.
ikinamico y'uruhererekane urugamba rugomba umucyo muyikurikira kuri radiyo Rwanda kuwa gatatu guhera saa 2 za nimugoroba. Ushaka gutanga ibitekerezo yaduhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa 0781 15 49 99. urugamba rugomba umucyo.